Imbaraga z'urukundo season ya 2 episode ya 6. Tubahaye ikaze muri iki gice aho tugiye kumva niba Nizeyimana yaba akiri muzima. Reka dukomeze. Keza amaze kumva ko umwanzuro wamaze gufatwa, yabwiye ati none se papa, kwishyiraho amaraso y'umuntu mwabiretse basi mukanshingira uwo mushaka, ariko ayo maraso ntameneke kubera njyewe. Se yamubwiye ko yarambiwe ayo magambo ngo kuko n'ubwa mbere niko yari yavuze, maze Keza yongera kuvuga ati papa rwose ntabwo nongera kubarushya, nimumurekure hanyuma njyewe nemeye kubana na Darius. Gatsinzi yemereye umukobwa we ko Nizeyimana aza kurekurwa, maze asiga umukobwa waho nuko yerekeza kuri ba mwana we. Ahageze yasanze inama igeze kure aho barimo baganira ku rupfu rukwiye Nizeyimana. Darius ati kumuraha muri Nyabarongo ikamururungotana butazagaruka niyo nama numva yadufasha. Kabera nawe ati ntashobora kuzagiramo ngo agaruke kuko zango nanjye numva bavuga ko zibamo ntizamusiga amahoro. Gatsinzi yarabateze amatwi nawe yafashe ijambo nuko aravuga ati ibyo bitekerezo byombi ni ingenzi, ariko kandi uriya mwana w'umuhungu ni umuturanyi w'iwacu, rero kumwica ntyo ndumva bitazangwa amahoro, ndetse na Keza aramutse amenye ko twamwishe nta kabuza yaziyahura. Rero reka uriya mwana tumwice gake gake azahenuke bitinze. Kabera ati ariko se waretse tukamwica ko abaturanyi batazigera babura. Ariko Gatsinzi yabwiye ba mwana we n'umukwe we ko kwica umwana byihuse bishobora gutera imfura ye ikibazo, maze banzura ko bagiye kumwica buhoro buhoro. Imyiteguro y'ubukwe yatangiye ubwo Keza atangira kujya aganirizwa na nyina ku bijyanye no kwita ku mugabo. Ati umugabo ni nk'umwana, uba ugomba kugerageza byose kugira ngo umenye ikimunyura, ikindi kandi banyurwa na duke ariko turimo umutekano. Uzubaha umugabo wawe kuko niwe waremewe. Keza ati mama, ngiye kubana na Darius kubera mwebwe, si kubw'urukundo mufitiye. Niba bishoboka nimumbwire icyo nzakora ngo mwiyumvemo. Nyina ati birashoboka cyane kuko uko umugabo agenda kwitaho niko urukundo urugenda ruza ukisanga usigaye umukunda yewe no kurenza uko agukunda. Rero humura ruzizana. Ariko rero uwo mukobwa we uramenye ntuzasuzugure uriya musore ngo nuko mutamenye kubera urukundo umukunda, kuko ababyeyi bawe tuzi kuguhitiramo neza. Nizeyimana we yari yazaniwe umurinzi wo kumurinda no kumuha amazi ari mu rusenda, gusa Nizeyimana yanywagaho make andi akabisubiza wa murinzi. Rimwe yaramusubije maze undi ahita amumena mu maso. Yariyumviriye ariko ntacyo yari gukora, yaratuje. Nubwo kandi yari mu mimerere imeze ityo, ntiyahwemaga guhamiriza intekerezo ze ko azahora akunda Keza nubwo ari byo yari arimo azira. Yarivugishaga ati urukundo ngukunda ruzamfasha kukwegukana nta kabuza. Rero aho rutuze kuko wagukunze cya gihe na n'ubu aracyagukunda. Nyumva akadomorwa. Umunsi w'ubukwe nyirizina waje kugera. Ibirori byari bibereye amaso kubireba, ariko kuri ba nyirabyo by'umwihariko Keza amarira atembaga ku maso. Ababibona bakibwira ko ari ibyishimo, ntabakamenye ko ari ishavu atewe no kubana n'uwadakunda. Gitifu yatangiye kubasezeranya mu buryo bwemewe n'amategeko, maze nk'uko bisanzwe habanza umugabo mu kurahira ko azabana na Keza ubuziraherezo. Keza nawe yaje gufata ku ibendera ry'igihugu maze aravuga ati njyewe Keza ndahiriye kumugaragara ko nzahorera umukunzi wanjye kandi ko nzahora mukunda iteka. Abari aho ndavuga batazi amacenga yabaye muri ubwo bukwe harimo na Gitifu bayoboye uko bigenze, nyamara imbaraga z'urukundo zari zitangiye kwigaragariza mu rukiko. Gatsinzi yahise ahaguruka yegera Gitifu amwongorera ko Keza ajya agira ikibazo mu mutwe, ko ahubwo yabareka bakamucyura ko wenda bazagaruka yorohewe. Keza bamugize umurwayi
ariko ubutumwa yifuzaga gutanga bwari bwamaze gutambuka. Kabera na Gatsinzi ntabwo bari gusubika ubukwe kuko ibirori byakomereje mu rugo rushya rwa Darius, ariko ibirori ntibyabaye byiza nk'uko babyifuzaga. Ubwo ibirori byarabaye ko bari babyishimiye havuyemo Keza, maze umugabo n'umugore baza kujya mu cyumba cyabo. Aho rero niho Keza yakubitiwe karahava, kandi yakubitwaga na Darius, umusore wabo wa Keza bakunda cyane. Yamuzizaga iki? Yamuzizaga amagambo yavugiye mu rukiko. Yaramuhondaguye, amaze kumunoza akora ibyo akora, undi amusigara interaho. Ngurwo urugo Keza yubakiwe n'ababyeyi be. Ese ubu buzima Keza azabubamo koko? Urahari, nanjye ndahari, nta kabuza byose uzabimenya. Nyumva akadomorwa. Ntukicwe n'irungu. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse igucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe.